Alain Kurarinda, Alain ni izina ryamenyekanye cyane mu myidagaduro ndetse no muri politike kubera ibikorwa bitandukanye yagiye akora. Uyu mugabo rero nyuma yo kuba mu by'ukuri yaragiye akora imirimo itandukanye, yakoze mu bushinjacyaha ndetse akaba ari n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ariko yaranafite n'ubuzima bw'urugo. Yari yarashakanye n'umugore wiwe, bakundanye kuva mu butoya nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Barakundanye, bakundana biga mu mashuri abanza ndetse mu nyuma baza no gukomezanya mu mashuri atandukanye, bajyana kwiga i Burayi, baza kugira ariko mo umwanya w'uko umugore yagiye kwiga muri Amerika, umugabo we ari mu mirimo yindi, ibintu wenda byasaga nk'aho ngo byagiye bibagora. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka gatoya nyuma y'uko hamenyekanye urupfu rwa Alain, tugiye kugaruka gatoya ku mateka yamuranze mu buryo bw'urukundo, uwo bashakanye, ndetse mu by'ukuri mu by'ukuri n'Imana yigeze kumugenera idasanzwe. Noneho tubigarukeho nabyo tubiganireho, kuko burya iyo umuntu anitabye Imana birumvikana umuntu akwiye gutekereza ku muryango, abari umuryango, hari uwo bashakanye, birumvikana n'ibintu nyine, n'ibihe biba bikomeye, ariko by'umwihariko bikaba bikomereye umuntu muba mwarabanye igihe kirekire, uwo mwashakanye, noneho kandi mukanagirana n'abana. Twizere ko rero kugira ngo ujye dukurikirana umunsi ku wundi wamaze kuba ukora subscribe. Nk'uko rero bigaragara mu by'ukuri Alain ni umugabo mu by'ukuri wavutse mu mwaka w'1970, yavuze ko yari ari mu myaka 55. Akimara gusoza amashuri yiwe rero yisumbuye mu 1990, yaje no gukomeza mu bya kaminuza, yize muri kaminuza zitandukanye, ariko by'umwihariko muri kaminuza ya Louvain, aho yakuye bumenyi mu birebana n'amategeko. Uyu mugabo rero yakoze mu bushinjacyaha bwa Repubulika y'u Rwanda ndetse agenda akora imirimo itandukanye. Ubu yari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Rero nyuma y'imyaka 8 bari bamaze mu by'ukuri babanye na Gatabazi Martin, mu by'ukuri umuhanzi, mu by'ukuri akanaba mu by'ukuri yarabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Rwanda, akanaba umuvugizi wa Repubulika y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda. Alain abifashijwemo n'impano ye y'ubuhanzi yakoze mu nganzo, maze agenera impano ihebuje y'indirimbo umukunzi we akanaba n'umugore we Martin Gatabazi. Iyi ndirimbo mu by'ukuri Alain asobanuramo urugendo rw'urukundo yagiranye na Martin Gatabazi kuva mu butoya. Iyi ndirimbo rero Alain akaba yarise Martina, ishingiye ku nkuru mama mu by'ukuri y'ubuzima ndetse n'urugendo rw'urukundo rw'abaranzi bombi kuva ubwo bahuriraga mu mashuri abanza bagakundana bya cyane, ariko uko byagendaga bigera ejuru urukundo rwabo narwo rugakura kugeza biyemeje kurushinga. Ubu bakaba mu by'ukuri bari barabyaranye abana mu by'ukuri batandukanye. Mu by'ukuri rero nyuma yo kumva mu by'ukuri n'indirimbo mu by'ukuri yavuye nyine ku nganzo y'urukundo, ndetse mu by'ukuri Alain yigeze kumvikana nyine asobanura inkuru, anahurizaho nyine asobanura inkuru y'urukundo rwamuranze wiwe na Martina. Ati mu by'ukuri Martina iwabo, ati abazi Martina Gatabazi mu by'ukuri bavuga ko Umutoni iwabo naryo ari rimwe mu mazina y'uyu mubyeyi Martina Gatabazi. Rero asobanura mu by'ukuri ko birebana n'iyi ndirimbo, yaravuze ati ni indirimbo isobanura neza inkuru y'urukundo rwanjye n'umufasha wanjye. Mu by'ukuri yerekana yuko nyine ari indirimbo isobanuye byinshi, ari indirimbo ivuze byose, ibisobanuye neza mu by'ukuri. Yego rero Alain bakaba mu by'ukuri we na Martin Gatabazi baragize gute, barakundanye kuva mu butoya.
Yego, noneho rero mu mwaka wa 2014 aba bombi bakaba barashakanye ubundi mu mwaka wa 2006. Mu mwaka wa 2014 rero ubwo yavugaga mu by'ukuri kuri iyi ndirimbo yakoreye umugore we, yavuze ati ni indirimbo yaje mu bwenge bwanjye, ni indirimbo yaje gutyo, ndavuga mu by'ukuri ntekereje ku rugendo twanyuranyemo n'umukunzi wanjye n'umugore wanjye, ndavuga ngo why not, kuki ntakora iyi ndirimbo mu by'ukuri. Ku mpamvu rero mu by'ukuri yavuze ati impamvu nuko ari bwo kuyandika byashobokeye. Ahangaha yararimo mu by'ukuri asobanura impamvu atari yarigeze ayandika mu yindi myaka wenda yabanje nyuma ya 2006 mu gihe bari bagishyingiranwa cyangwa n'iki. Rero mu by'ukuri asobanura ko impamvu ibintu nyine bize igihe. Mu magambo yiwe rero Alain Mukuru icyo gihe yagize ati impamvu nuko ari bwo kuyandika byashobokeye, kuko burya hari igihe uvuga uti reka nandike indirimbo runaka, wagerageza ukandika ukumva ntibicamo ntibijyanye, ariko rwose navuga ko hashize ibyumweru 2 byanjemo ntwaye imodoka nibuka uko byagenze, noneho numva biri mu njyana, numva birahwanye, ndabyandika mpita nyikora neza muri studio irarangira. Kubirebana rero no kuba mu by'ukuri yaratinze kuyikora nk'uko twe tubivuze, yasubije agira ati twabanye muri 2006, urumva ko hashize imyaka 8, aho hari muri 2014 tubana. Ubu dufitanye abana 2, agahungu n'agakobwa. Niba wakurikiye n'indirimbo mvugamo amazina yabo, ariko twamenyanye kera kuko kuva primaire twari turi kumwe hari i Nyarugenge kuri APR Rugunga. Rero twaje no gukomeza tuba kumwe no muri kaminuza mu Bubiligi, ariko aza gukomeza we ajya kwiga muri Amerika. Aho rero niho byari bigoye bigoye bitari byoroshye, twahuzwaga gusa na telefone, nabyo ndabiririmba mu by'ukuri muri iyo ndirimbo yitwa Martina. Ari mukuru mu by'ukuri muri iyi ndirimbo asobanuramo neza rwose uko yakundanye na Martine Gatabazi. Ati yarayumvise avuga mu by'ukuri yuko Martine Gatabazi yabashije kuba ayakira neza. Ati yarayumvise n'impano ye byaramushimishije cyane mu by'ukuri. Martine Gatabazi nawe yagarutse mu by'ukuri kuri iyo mpano yagenewe n'umugabo wiwe. Ati narayishimiye, yaranshimishije, nta byinshi mu by'ukuri navuga cyane, ariko ni nziza, ivuze byinshi ku buzima bwacu uko twakomeje kugenda dukundana kugeza magingo aya ngaya. Rero mu by'ukuri Alain Mukuru nk'uko mu by'ukuri byamaze kuba bitangazwa, akaba mu by'ukuri yamaze kuba ataha, yamaze kuba atabaruka. Ni nyuma y'igihe kirekire y'imirimo itandukanye yagiye akora muri guverinoma guhera mu myaka ya 2000 mu bushinjacyaha, kuzamuka kugera mu bushinjacyaha no ku muvugizi mukuru w'ubushinjacyaha bwa Repubulika, aza no kuza kuba mu by'ukuri umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Rero mu by'ukuri umugore wiwe nawe akaba ari umugore wari ufite imirimo cyangwa se ufite imirimo mu by'ukuri itandukanye, cyangwa wagiye ukora mu mirimo itandukanye. Umubyeyi yagizwe mu by'ukuri yagizwe ushinzwe iyamamazabikorwa muri Heineken, mu by'ukuri umwanya mu by'ukuri yagiyeho, ariko n'ubundi yari yaragiye akorana n'iyi kampani ya Heineken cyangwa se na Bralirwa mu bihe bitandukanye. Aho mu by'ukuri Gatabazi yagize gute muri mbere ya 2020 gutyo 2021 muri kwa 9 yakoreraga muri Cote d'Ivoire, aho mu by'ukuri ya Abidjan, aho hitwa muri Basse-Voile, aho mu by'ukuri yari akorera uruganda rwa Heineken. Aho ngaho urumva ko yakoreraga muri Cote d'Ivoire mu myaka ya 2021. Mu nyuma kandi yari yarakoreye n'ubundi mu Rwanda imyaka igera hafi muri 15. Yakoreye kandi muri Amsterdam, Cote d'Ivoire. Muri Amsterdam akaba mu by'ukuri yari ushinzwe ibikorwa by'iyi brand ya Heineken guhera hagati y'umwaka ya Kamena 2015 na Nyakanga 2018. Uyu mubyeyi kandi akaba mu by'ukuri uwo ni Martine Gatabazi, umugore wa Alain Mukuru. Akaba mu by'ukuri kandi yaranakoze i Bruxelles muri banki yitwa Bank of New York, iherereye hariya Bruxelles aho yanize. Rero mu by'ukuri uyu mugore kandi mu by'ukuri n'umwe mu bagore nyine bagiye bakomeza guteza iki kinyobwa imbere cya Heineken. Rero kuri ubu ngubu umuntu yavuga ko mu by'ukuri urumva ni umugore washakanye na Alain Mukuru igihe kirekire, niko umuntu yavuga. babanye kuva mu butoya, barigana mu mashuri abanza, baza kuza kwigana muri kaminuza, barabana mu bihugu bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu nyine urumva nawe ko ari mu bantu mu by'ukuri
birumvikana ni inkuru igoye kuyumva, kuba mu by'ukuri Alemuku yagize gute yatabarutse, ariko noneho byagera ku muryango birumvikana ko ari inkuru itoroshye. Alemuku rero ni umugabo kandi wagiye ufasha abahanzi batandukanye, uretse kubona we ubwe yarakoraga indirimbo zitandukanye cyangwa se yarakoze indirimbo zitandukanye, yagiye mu by'ukuri Alemuku agira gute afasha abahanzi. Mu ndirimbo rero za Alemuku, zimwe mu ndirimbo zitazibagirana harimo indirimbo yitwa Murekatete, hakaza indirimbo yitwa Tsinda we batsinde, indirimbo yagiye akorera amakipe atandukanye nka Kiyovu n'izindi zigiye zitandukanye. Umugabo nyine wakoze umuziki awuhuza no kwiga amashuri yiwe mu by'amategeko, yinjira mu bya politike abikora neza byose. Rero kugeza ubwo mu by'ukuri nk'uko byatangajwe yagize gute yitabye Imana azize uburwayi bw'umutima. Rero wiwe na Martin bari bafitanye abana, kandi Alemuku ni umuntu mu by'ukuri ushimwa n'abantu batandukanye, babahanzi batandukanye, ushimwa n'abagiye bakorana nawe, kuko mu by'ukuri yafashije abahanzi kugira gute kuzamuka, afasha abahanzi gutera imbere. Aho ngo dushobora kuba twavugamo nka Clarisse Karasira, ni umwe mu bahanzi banyuze muri Rebo y'uyu mugabo aza kuza kuyivamo muri 2021. Yafashije umusaza witwa Igisupusupu aramenyekana, umuduri inanga iravuzwa, aramufasha atera imbere, nawe agira ibintu ashobora kuba yakigezaho, impano ibasha kuba yamenyekana nubwo mu by'ukuri yarakuze. Ni ibintu abantu bagiye bagarukaho mu bihe bitandukanye. Rero umuntu yavuga ko Alemuku ari umwe mu bagabo bagiye babanye neza n'itangazamakuru mu buryo bwo gutangamo amakuru mu by'ukuri ajyanye na gahunda za guverinoma n'ibigezweho, gusobanura ibintu bigiye bitandukanye. Ni umugabo wakoreshaga neza imbuga nkoranyambaga, ni umugabo mbega wabaye umugabo mu by'ukuri w'icyitegererezo, ni umugabo wagiraga amashyengo, gusetsa abantu bibuka mu bihe bitandukanye, nyine ibintu bitandukanye yagiye agira gute agaragara muri za Rwanda Day, yaba mu bikorwa bya guverinoma bitandukanye, yaba ayoboye gahunda zitandukanye za guverinoma. So rero ni Alemuku mu by'ukuri wamaze kuba atabaruka. Mu by'ukuri akaba nyine yari yarashakanye na Martin Gatabazi mu mwaka wa 2006, ndetse baza kuza kugira gute aza no kuza kumukorera indirimbo yitwa Martina, amushimira ko mu by'ukuri uko bakundanye mu mwaka wa 2014 bakomeza kubana, baza kuza kujya mu Burayi kubayo igihe gitoya, agaruka mu Rwanda akomeza imirimo yakoranye na guverinoma, cyangwa se aho yari umuvugizi wa guverinoma guhera mu kwezi mu mpera za 2021 kugeza n'ubu ngo. So turabashimiye rero, twizere ko bamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Turabashimiye kandi turabakunda.